mpaye karibu abagabo kugira ngo tuganire mbabwire ku bintu bitanu bizagufasha kongera imbaraga zo gutera akabariro. Iki kintu rero kigaruka kenshi, ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko gutera akabariro ni ikintu cy'ingenzi mu kubaka umuryango. Abantu benshi bafite ikibazo cy'uko ibi bintu biri kugenda nabi, sinzi impamvu yabiteye muri no minsi, uburyo byiyongera cyane, ariko harimo n'ubundi buryo mwebwe abagabo mukoresha bwo kwihutira gufata iriya miti yongera imbaraga. Tugiye kuganira ku bintu bitanu rero ukwiye kwibandaho cyane gukora kugira ngo bikongerere imbaraga za kigabo. Abagabo murabizi, muriyizi, muri abantu nyine mutagira ikintu mwitaho, rimwe na rimwe ku bintu by'ingenzi ntimubyiteho. Rero tugiye kubaganiriza uburyo ugomba kwitwara kugira ngo nimba ufite imbaraga za kigabo uzigumane, nimba utazifite ushakisha uburyo utagomba kuzitakaza, hanyuma rero ibintu birushaho kugenda neza. Karibu 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 karibu. Ikintu nababwira ni uko abantu bamaze kugira ibyago hari ubufasha bwo kubafasha kugira ngo ibintu bibashe kubagendekera neza, bibashe gusubira ku murongo inshallah, hamwe n'Imana bibashe kongera kugenda neza. Tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bayisilamu mwese. Hanyuma tubahaye karibu ku Umurimbo TV mwese tubifuriza kugubwa neza, tubifuriza kugira amahoro mwebwe mwese mukunda Umurimbo TV n'ibiganiro byacu. Hanyuma imbere yanyu ndi Sauda, nimba ugeze ku Umurimbo TV uri mushyashya turagusaba gukora subscribe, hanyuma rero ugakora share, ibiganiro bikagera ku bandi bantu, ugakora like mu gihe ikiganiro ubona ko hari icyo kifashije, hanyuma ugakora na comment mu gihe wifuza kuba hari icyo ugomba kudusangiza, cyane ko ibiganiro by'Umurimbo TV ni ukubaka umuryango. Mpaye karibu abagabo kugira ngo tuganire mbabwire ku bintu bitanu bizagufasha kongera imbaraga zo gutera akabariro. Iki kintu rero kigaruka kenshi, ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko gutera akabariro ni ikintu cy'ingenzi mu kubaka umuryango. Abantu benshi bafite ikibazo cy'uko ibi bintu biri kugenda nabi, sinzi impamvu yabiteye muri no minsi, uburyo byiyongera cyane, ariko harimo n'ubundi buryo mwebwe abagabo mukoresha bwo kwihutira gufata iriya miti yongera imbaraga, iriya miti nyine irimo ibinini za Viagra n'ibindi bintu byongera imbaraga. Ariko mbere yo kubikoresha biriya bintu wakagombye kubanza kwitonda, ukagenda gake gake, kubera ko umubiri ntuhubukirwa. Niyo mpamvu rero hari byongereye cyane ku gipimo cyo hejuru kurenza uko byari bimeze na mbere, ari nayo mpamvu natwe twongeramo imbaraga mu kubiganiraho kugira ngo bidufashe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Tugiye kuganira ku bintu bitanu rero ukwiye kwibandaho cyane gukora kugira ngo bikongerere imbaraga za kigabo. Abagabo murabizi, muriyizi, muri abantu nyine mutagira ikintu mwitaho, rimwe na rimwe ku bintu by'ingenzi ntimubyiteho. Rero tugiye kubaganiriza uburyo ugomba kwitwara kugira ngo nimba ufite imbaraga za kigabo uzigumane, nimba utazifite ushakisha uburyo utagomba kuzitakaza, hanyuma rero ibintu birushaho kugenda neza. Karibu 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 karibu. Twagiye n'ikintu cya mbere, kunda kunywa amazi menshi kabisa. Niba utanywaga amazi uri umuntu w'umugabo, yongere, kuko aka kanya nimba utari gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, igihe kizagera mu minsi itari myinshi rwose usange byakujabutse, ibintu byakugendekeye nabi, usange urimo kubaza ngo ndashaka imiti kandi ari wowe wiyangije. Ongera amazi menshi, cyane cyane nibigukundira ujye uyanywa mu gitondo, ariko nibiba byiza kurushaho uyabone ari akazuyaze adakonje. Ikintu cya kabiri, kora siporo cyane. Niba utakoraga na siporo, tangira uyu munsi ukore siporo. Siporo ni imwe mu mpamvu zikomeye zongera imbaraga za kigabo kugira ngo umugabo atere akabariro neza mu by'ukuri kandi ku gipimo cyiza kiri hejuru. Gatatu, kurya imbuto cyane. Abagabo ntabwo mujye murya imbuto. Hari abagabo batajya barya imbuto batanazitayeho, donc nta n'ikintu bumva
ongera imbuto cyane. Abantu b'abagabo barya imbuto ni bakeya, n'abo bantu nabo baba barize cyangwa se bakora mu bintu byerekeranye n'imirire, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko abandi usanga bazirengagiza cyane. Muzishyiremo imbaraga. Hanyuma rero nimba muri bo na babandi baba bahiri ni ukuvuga ngo abanyabugugu cyangwa se babantu nyine niba utanga udufaranga duke kuri rasiyo bajya guhaha ntibahahe imbuto, bikore nk'umuti, kuko imbuto ni umuti ukomeye cyane. Ongera imbuto cyangwa se ujye ugenda uzihahe, uzidepe mu rugo, hanyuma bajye bazigutegurira. Naho wafata amafunguro hose ujye wibanda ku mbuto. Ongera imboga cyane ku gipimo cyo hejuru kabisa. Ongera imboga, buriya imboga z'ubwoko butandukanye. Buriya imboga ni ukuvuga ngo iyo abantu barya imboga ntabwo ari imboga dodo. Iyo umuntu avuze imboga hari ukuntu abandi bantu bumva dodo gusa. Hari imboga ziri ubwoko bwinshi, hari dodo, hari borokori, hari shufureri, hari amashu, hari karoti, hari puwavuro, hari inyanya, hari imboga ni nyinshi cyane. Ongera imboga rero mu mafunguro yawe, imiteja n'ibindi byinshi, hanyuma ibintu birushaho kugenda neza. Hanyuma rero ikintu ndumva aha ngaha tugeze ku bintu 4. Ikintu cya 5 okay, ikintu cya 5, kora uko ushoboye ugabanye ibintu unywa by'ibiyobyabwenge, ibisindisha. Bigabanye kugira ngo ugumane imbaraga zawe za kigabo, bigabanye ku gipimo kiri hejuru kabisa. Abagabo benshi iyo tuvuga tubwira abakunzi b'Umurimbo TV, ni abantu bose muri rusange, abantu bafata ibintu bitandukanye, yaba abantu bafite amadini atandukanye, bemera bitandukanye. Uyu munsi rero ushobora kuba wari umuntu witwariwe n'agatama kenshi, ugasanga birakutesha ishema mu rugo. Kagabanye kubw'ubuzima bwawe burushaho gukomeza bugenda neza. Hanyuma rero nimba ukinahagaze neza, ntubyishinge uvuge ngo njye ko ndi muzima, ko nzinywa cyane, ko nta kintu ndaba. Ni ukuri wumve yuko isaha n'isaha ushobora kwisanga muri ba bantu bagize ibyago. Uyu munsi birirwa batuhamagara batubwira bati mudufashe, ibintu bimeze nabi, turasuzuguritse, turandagaye, turasebye. Gutera akabariro ni imwe mu ngingo ikomeye yubaka urugo. Inyumvira n'iryo zina, ariko ngo gutera akabariro ni ukuvuga ngo rwa rugo ni uguhora nyine urushyiraho urubariro kugira ngo rutaza rukajya hasi. Abandi barakubwira bati rwose mudufashe, ingo zirasenyutse. Kiriya rero ni ikintu gishobora gusenya urugo neza rukarangira mugatandukana, ndetse yaba no mu madini no muri leta biremewe ko abantu batandukana mu gihe kiriya kintu kidashobotse. Yes, rero ikintu nababwira ni uko abantu bamaze kugira ibyago, hari ubufasha bwo kubafasha kugira ngo ibintu bibashe kubagendekera neza, bibashe gusubira ku murongo inshallah, hamwe n'Imana bibashe kongera kugenda neza. Abandi nabo bashaka kwirinda, izi video uzisubiyemo, hari ibiganiro twagiye tukora mbere hose bisobanura uburyo wakwitwara kugira ngo wirinde, cyangwa se n'amafunguro wafata kugira ngo agufashe gukomeza gucunganwa n'iriya misemburo, ibintu birusheho kugenda neza. Imana ibaha umugisha, hanyuma mukomeze kugira amahoro y'Imana, mukomeze kugira ibisubizo, mukomeze kubaho mwishimye. Imana izabahe kugira umwaka mushya muhire wa 2024, uzababereho ibisubizo byo mutagezeho mu myaka yatambutse. Imana izaborohereza kubigeraho. Hanyuma rero mukore subscribe, like, share, comment kugira ngo bino biganiro bikomeze bisakare henshi, kandi mukuri mujye mutugira inama aho ibintu bitagenda neza. Nimba hari icyo ushaka ko tugufasha, nomero zacu ziba ziri hariya. Hanyuma ariko nimba hari n'icyo ushaka kutwunganira, rwose tuguhaye ikaze, kandi tuzishimira ubwo bufasha bwawe. N'abandi bantu bose bajya badukorera ibyo bintu, Imana ikomeze baduhera umugisha. Ni ukuri muraba agaciro ku Murimbo TV, muraba agaciro ku buzima bwacu. Imana ikomeze ibarinde n'imiryango yanyu. Naho ubutaha, bye.